tukazana amasezerano azafasha Rayon Sport mu buzima bwayo bwa buri munsi ariko bigafasha n'abakunzi bayo nkuko mwabibonye tukajya muri banki ya Beka. Hanyuma uko Rayon Sport izabona amaterankunga benshi ariko ubona ari iki Beka cyangwa se nk'umuntu wenda uri hafi cyane y'ubuyobozi ubona ari iki Beka izakorera Rayon Sport cyane kizatuma wenda bisa nkaho Beka nyina ubufatanye bwabo butandukanye n'ubwo abandi bafatanya bikorwa? Urakoze ngira ngo buri wese afite umwihariko we bitewe n'ibyo akora ariko ikiruta kuri byose Beka yo aho itandukanye n'ibindi ni banki isanzwe n'ubundi ifite nanjye nsanzwe n'umukiriya wa Beka ubwo byumvikana ko ndi umunyamuryango w'ibigo byombi hari icyo nkunda hari n'icyo mbana nacyo mu buryo bw'ubucuruzi ariko icy'ingenzi ni uko bizazamura uburyo bw'ubushobozi bwa Rayon Sport n'abakunzi bari muri Beka nkuko babidukanguriye ari amakarite mwabonye afasha Rayon Sport cyangwa abanyamuryango bayo mu buryo busanzwe tubaho bwa buri munsi bwa banki gukenera amafaranga ibikorwa ariko mu by'ukuri bikazagira icyo bigaruka kuri Rayon Sport. Ubu twabikoraga turi abakiriya basanzwe ariko tuzashyiraho n'agakeregeshwa ka Rayon Sport kuri Gikundiro card nkuko twabibonye hari pourcentage zizajya zijya muri equipe ya Rayon Sport dukurikije uburyo izo transaction ziba cyangwa ibikorwa bigendanye na banki bibaho. Nkumva rero bizafasha equipe kuko izabona amafaranga bashe kwitwara neza mu bijyanye ni yaba ari uguhemba mu buzima bwa buri munsi abakinnyi beza ibyo byose bizakoreshwa kubera yuko hari ikinjiye. So nanakangurira n'abafana bose ba Rayon Sport kujya muri banki yacu ya Beka kugira ngo bigire icyo bifasha Rayon Sport cyangwa bizamura equipe yacu kubera yuko ukuri umureyo ukiyandikisha nk'umureyo ugakora service dusanzwe dukenera za banki ukazibona ariko akagira ikijya kuri Rayon Sport. Hanyuma nk'umuntu wese ngo ufite account muri Beka kandi ari umureyo bizamwera kugira ngo anyure muri bwa buryo bwo kuba ari umunyamuryango wa Rayon Sport winjiriye kuri iyo systeme murahindura cyangwa ufite ubundi buryo mwabivuganye? Oya nago ndi bwinjire mu masezerano ko sindi muri management ya buri munsi ariko basabye abareyo kugana amashami ya Beka murabizi ko yuzuye ahantu hose kugira ngo babasobanurire iby'ubwo bufatanye bwiyongera ku masezerano n'ubundi ya sponsorship basinyanye n'umuryango wacu wa Rayon Sport. Birafasha ikireye nk'ibintu nka biri bifasha ikipe ya Rayon Sport. Umupira ubusigara amafaranga so ikigo cy'amafaranga turagifite ni igisubizo cyoroshye umupira n'amafaranga ikigo cy'amafaranga twakibonye reka turebe yuko ibintu bigenda neza haba abakinnyi beza guhemberwa igihe gahunda zose zisanzwe za buri gihe ibikoresho ubuzima bwa equipe bwa buri munsi kuko dufite ikigo cy'imari. Ukurikije uburyo murenza budamanye na senya n'ibitangaza n'abafatanye kuko bagiye batandukanye n'uyu munsi Jeluti akazamo iyo skorera cyahari hakazamo iyo Beka cya kibazo gikunze kuba muri Rayon Sport yo kudahembera igihe niki ukurikije uko bimeze urabona inzira y'umutirimo iragenda ishoboka cyane? Of course yirumva iyo hagenda haza ubufatanye n'ibigo kandi bitanga amafaranga kandi turabizi sport uko isigaye imeze n'ubucuruzi yaba ari hano mu Rwanda yaba ari hanze n'ubucuruzi kandi uko mbibona turi mu murongo mwiza pe secteurs zose turi kuzigeramo kandi zirenterese bakurikije abafana bacu dufite target nabo badufiteho kuko it's a win-win situation. Uko byagenda uko ariko kose bizagira umusaruro kandi munini ufatika kuri Rayon Sport ari nacyo mbwira abareyo kugira ngo nibi bikorwa bikomeze kubaho nibitabire ibikorwa by'abasponsoro bacu cyane cyane ko baba basanzwe babikoresha muri banke no mu bufatanye bundi buri mu kuza bajye babyitabira kugira ngo abafatanye bikorwa tubashe gukomeza kuba turi kumwe ibyishimo biboneke Rayon Sport igira abakinnyi bakomeye mushinga twabonye wo kuzamura abana ubona uko ukorwa dutera imbere dutsinde nicyo ngicyo nicyo mbifuriza abafana bacu ni nacyo mbasaba kugira ngo twese nk'abare duhagurukire rimwe niho hazaboneka umuturambye wa Rayon Sport. Hanyuma ukurikije uko mwegwe nk'abaperezida bayoboye Rayon Sport mwagenda muganira hari itsinda cyangwa se groupe muhurirama aka kanya ku mukunzi wa Rayon nk'abantu bayoboye Rayon n'abarimo barayibamo aka kanya abareyo mu bategurira iki n'icyo mumaguruka muri kimwe bagenda muganira muri groupe? Nta kinini dufite ubuyobozi bwiza dufite management ya buri munsi ikurikirana ibikorwa bya buri munsi bya Rayon Sport
tuva muri semi professionnel tujya muri professionalism kandi murabibonye badupresence umushinga mwiza DTN, so twe turishimye turanyuzwe, nta muze donc nabahamagarira kuza tukabana n'ubuyobozi tukabushyigikira mu bitekerezo, yego nicyo dufite tukaba twagikora, ariko by'umwihariko tukabashyigikira kuko ibikorwa barimo n'ibyo tubonesha amaso bifite umusaruro ugaragara kuba awubona nonaha no ku bandi bategereza. Burya ari abantu batemera ako kanya baraza kuwubona kuko ibikorwa birimo birivugira, birimo birakorwa neza kandi turishimye turanezerewe. Nibaza ko nta mahari yagakwiye kuza muri sport, reka ibintu bigende neza bitegurwe neza uko bikwiriye. Sindiruka kubona abayobozi bayoboye Rayon Sport cyangwa se n'abakunzi ba Rayon Sport bitanga nkuko nabonye mu kanya gatoya bitanze. Uru rukundo rwongeye kugaruka, abantu bakanyira bitanga amafaranga batinyira atanga 5 ndatanga 6 ndatanga 7 tigenza nzatanga, natanze umwaka ushize miliyoni 10 zingahe. Ubona ni iki cyongeye kuba muri Rayon Sport kurya abantu bongera nyine kongera bakongera bagatanga amafaranga yabo, kandi wenda mbere Mr. yashize hari birimita ko batanga amafaranga kandi bayafite ariko bakirimita. Niki gikozwe? Nta gitangaje kindi kirenze icyo nakubwiye, n'ubuyobozi bwiza n'umurongo mwiza twese tubona. Iyo ubona ikintu cyiza uragishyigikira, iyo wikandagiye nuko ubona ibintu bitari ku murongo. Buriya impamvu mubona n'igihugu cyacu gitera imbere biba bishingiye ku buyobozi bwiza. N'umucuruzi yagiye gusora yishimye kuko arabyuka hacururiza agasanga bahashyize umuhanda. Ikibazo yari afite cy'umuriro mukeya agasanga bawongereye, nimba ari imashini yaragiye gukora z'uruganda zari zifite capacity n'agasanga bazimushyiriyeho. Ubuyobozi bwiza burashyigikirwa buri gihe ahantu hose, kere kudashaka ikiza. So no kubare yose barimo barabona gahunda, intumbero zihari, niyo mpamvu ubona bahagurutse. Wabyumvise mu fan club birahari, abari hano nabo bavuze bati ntago ibi bintu tugomba kubishyigikira. So twabonye ibyiza byabyo, reka tubyenjoyinge. Witabire match ya Rayon Sport na Jamus wari uhari dusoza karite abakinnyi Rayon Sport yaguze. Tuzi neza yuko urumwe mu bantu bafite ubuhanga kuko bareba umukinnyi mwiza ndetse n'undi wenda utari ufite ubushobozi bwinshi bwisumbuye. Karite Rayon Sport yaguze kwanza abakinnyi Rayon Sport yaguze wabonye gute? Ngenda bize neza kubitabiriye match kandi urumwe mu nshoko bahishurira abakunzi ba Rayon Sport abakinnyi Rayon Sport yaguze. Urakoze, reka nta nubwo mbisubiza amagambo menshi. Tuzaryoherwa, ikipe tuzabona tuzaryoherwa, abakunzi bari bakira umutima hamwe cyane. Tugaruka noneho kuri uyu wa gatandatu Rayon Sport na Gor Mahia, intsinzi nk'ibyo uvuze ngo abakunzi bari bazaryoherwa, abararyoherwa bahereye ku mukino wa Super Coupe I mean wa Rayon Sport Day. Nakubwiye ngo bazaryoherwa, ntago uriya niyo umuntu arimo kurya yahereye kuri salade ntago bivuze ko ataryoherwa. Ubwo ejo ni salade, dufite menikosi, dufite dessert n'ibyinshi. Gor Mahia na gasalade bazaryoherwa. Sawa sawa, Perezida murakoze cyane. Murakoze nawe. Sawa.